Turi mu mwaka w'1970 ubwo ibihugu byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati byarebaga Isiraheli nk'umwanzi. I Tehran, Yaakov Nimrod uhagarariye inyungu za Isiraheli mu ibanga rikomeye yahuye na Hassan Pahlavani, umwe mu bayobozi bakomeye b'inzego z'umutekano z'ubwami bwa Iran. Ibi ntibyari ibiganiro bisanzwe bya diplomasi, byari intangiriro z'umubano w'ibanga hagati y'ibihugu bibiri isi itabonaga nk'inshuti. Nta kamera zihari, nta tangazo rigiye gusohoka, yewe nta n'umwe ushaka ko isi bimenya. Muri ibyo biganiro harubakwamo umubano udasanzwe, aho Iran izajya iha Isiraheli peteroli na Isiraheli igatanga ubufasha mu by'umutekano ndetse n'ubutasi. Uyu mubano wanahise utangira kubyara inyungu zifatika, kuko mu mwaka w'1977 ubwo bufatanye bwari bumaze kugera ku rwego rurenze kure amagambo gusa. Generali Hassan Tufanian, umwe mu bagabo babiri bari bashinzwe intwaro n'amasoko ya gisirikare muri Iran, yakoze urugendo rw'ibanga ajya muri Isiraheli, aho yahuriyemo n'abayobozi bakomeye barimo Moshe Dayan na Ezer Weizmann. Ibyo ntibyagaragazaga ubucuti bworoheje hagati y'ibihugu bibiri, byagaragazaga ko Tehran na Tel Aviv byari bisanzwe bikorana mu rwego rw'umutekano, intwaro n'inyungu z'igihe kirekire. Ariko ntibyatinze, hejuru y'abo bombi hari igihugu kimwe cyitegererezaga hafi ibyo byose: Amerika. Icyo gihe Iran na Isiraheli ntibyari abanzi, bari abafatanyabikorwa. Ariko uwo mubano ntiwari uw'iteka. Mu myaka mike yari igiye gukurikiraho, uyu mubano wari ugiye gutangira gusenyuka, inshuti zigahinduka abanzi, ndetse akarere kose kakinjira mu ntambara y'igihe kirekire itararangirana n'uyu munsi. Dore uko byatangiye kugira ngo intambara igere aho igeze ubu ngubu. Mu gihe Isiraheli na Iran byari bifitanye umubano ukomeye kuva mu mwaka w'1950 kugeza mu mwaka w'1970, imbere muri Iran hari ikibyimba cyatutumbaga bucece. Kugira ngo dusobanukirwe uko byatangiye, tugomba gusubira inyuma ho gato. Ubwo ni mu mwaka w'1951. Muri Iran, Mohammad Mossadegh agiye ku butegetsi nka minisitiri w'intebe, azanye igitekerezo cyari gifite imbaraga nyinshi mu banya-Iran. Icyo gitekerezo nta kindi cyari uko igihugu cyabo kigomba kongera kwigenzura ubwacyo, cyane cyane ku mutungo wacyo wa peteroli. Icyo gihe peteroli ya Iran yari imaze igihe igenzurwa n'inyungu z'Abongereza, maze Mossad afata icyemezo gikomeye cyo kwigira umutungo w'igihugu. Kuri benshi mu banya-Iran, ibyo byasaga n'intambwe yo kwisubiza icyubahiro n'ubusugire. Ariko hanze ya Iran, icyo cyemezo nticyakiriwe nk'intsinzi y'ubusugire, ahubwo ku Bongereza n'Abanyamerika cyabonwaga nk'ikibazo gikomeye ku nyungu za politike nk'iz'ubukungu. Uko imvururu za politike zagendaga ziyongera, ni nako igitekerezo cyo gukuraho Mossad ku butegetsi cyatangiye gufatwa nk'umuti ushoboka. Nuko muri Kanama 1953 habayeho kudeta yatewe inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza, ikuraho Mossad ku butegetsi. Maze Mohammad Reza Shah Pahlavi wari warahunze akarurwa nk'umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Uyu mwaka w'1953 wahinduye byinshi kurusha uko byagaragaraga ako kanya. Shah yasubiye ku ntebe afite inkunga ikomeye y'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi. Yatangiye kubaka Iran nshya. Yashakaga igihugu gisa n'icyo mu burengerazuba bw'isi, gifite ingabo zikomeye, ubutegetsi bukomeye n'umubano ukomeye na Amerika. Ku rwego rwa geopolitike, Iran na Isiraheli byagombaga kuba inshuti kubera impamvu yumvikana. Byombi byari ibihugu bitari iby'Abarabu, bifite impungenge ku karere karimo imbaraga z'ubunasiyonaliste bw'Abarabu, kandi byombi byabonaga inyungu mu gukorana mu ibanga. Niyo mpamvu hagati y'1950 n'1970 umubano w'ibi bihugu wari ukomeye cyane. Ariko ikibazo cyari iki: mu gihe ubutegetsi bwa Shah bwubakaga isura y'iterambere n'ubufatanye n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, abantu benshi imbere mu gihugu bo ibi ntibabibonaga nk'intsinzi. Hari ababonaga ko Iran iri gutakaza ubwigenge bwayo. Bamwe mu baturage babonaga ko ubutegetsi buri kure y'abaturage. Hari n'abatangiye kubona ko ubwo bucuti bwa Iran na Amerika na Isiraheli nk'ikimenyetso cy'uko igihugu cyabo kiri kuyoborwa n'imbaraga zitari izacyo. Ariko ikibyimba cy'uburakari bw'abaturage nticyari cyakageza aho giturika, ariko nanone nticyari gukomeza gututumba ubuziraherezo. Igihe cyarageze, umujinya ubyara umuriro, ikibyimba kiraturika. Nuko mu mpera y'1970 wa mwotsi wari umaze igihe ucuma mu mitima y'abanya-Iran waje kubyara umuriro, igihuru kibyara igihunyira.
Mu mihanda y'Itera n'indi mijyi abaturage batangiye kugaragaza kutishimira ubutegetsi bwa Shah, bitari mu magambo gusa, barigaragambije ku rugero bigaragara ko batari bafite gahunda yo gusubira inyuma. Mu mpera y'umwaka w'1978, imyigaragambyo n'imvururu za politike byari bimaze gukwira igihugu cyose. Hagati aho ariko hari izina ryakomeza kugarukwaho kenshi mu matwi y'Abanya-Iran, Ruhollah Khomeini. Yari umunyedini wari waramaze imyaka mu buhungiro, ariko ibitekerezo n'amagambo ye byakomezaga kwinjira muri Iran binyuze mu butumwa bwanditse no mu makasete ashinja ashaka gukorera inyungu z'amahanga no gutesha igihugu isura yacyo. Uko uburakari bwiyongeraga, niko Khomeini yarushagaho kuba ikimenyetso cy'impinduka zifuzwa n'abatari bake muri Iran. Ku wa 16 Mutarama mu mwaka w'1979, Shah yavuye muri Iran, icyo ubutegetsi bwe bw'isi ikiruhuko. Ariko ku Banya-Iran benshi si wari umunsi w'ikiruhuko, wari umunsi wo kwerekana ko ingoma yari imaze igihe isa n'idakorwaho, amaherezo yari itangiye gusenyuka. Uwari warubakanye na Amerika na Israel umubano ukomeye yari avuye ku butaka bwa Iran, igihugu cye kitakimwemera nk'uko cyahoze. Hashize ibyumweru 2 gusa ku ya mbere Gashyantare 1979, Khomeini yagarutse i Tehran avuye mu buhungiro. Yakiriwe n'imbaga y'abarenga miliyoni. Ibintu byahise bitanga ikimenyetso cy'uko Iran yinjiye mu kindi gihe. Mu minsi mike yakurikiyeho, Khomeini yatangaje ko ubutegetsi buriho butemewe, ashyiraho guverinoma y'inzibacyuho, maze ku wa 11 Gashyantare 1979, ingabo zitangaza ko zitazongera kwivanga muri politike y'igihugu. Aho niho ubwami bwa Shah bwaguye burundu. Iyi revolisiyo ntiyahagarariye ku gukuraho Shah gusa, ahubwo yahinduye n'indorerwamo ubutegetsi bwa Iran bwareberagamo isi. Ubu butegetsi bushya bwa Khomeini bwari bwubakiye ku gitekerezo cyo kwigobotora imbaraga z'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi no guhangana n'abo bwabonaga nk'abagize uruhare mu gusenya ubusugire bwa Iran. Muri uwo murongo, Amerika yahise iba umwanzi ukomeye. Israel yari yarabanye hafi na Shah mu ibanga no mu nyungu, nayo yahise iva mu mwanya w'umufatanyabikorwa ijya mu mwanya w'umwanzi. Ibyari byarubatswe hagati ya Tehran na Tel Aviv mu myaka ya Shah byasenywe n'impinduka z'ubutegetsi, ideoloji nshya n'umujinya. Inshuti zahuriraga mu byumba by'ibanga ubu zari zitangiye kurebana nk'abazahora bahanganye. Iyi yari intangiriro y'urwango rushya rwari rugiye kumara imyaka myinshi rwubaka intambara mbi cyane hagati ya Iran na Israel. Kandi koko ntibyatinze, Yasser Arafat, umuyobozi wa Palestine Liberation Organisation, asesekara i Tehran nk'umushyitsi ukomeye. Yakirwa neza na Khomeini, aba umwe mu banyapolitike ba mbere b'amahanga bagaragaje ubufatanye n'ubutegetsi bushya. Ntabwo byari uruzinduko rwa diplomasi rusanzwe, byari ikimenyetso, byari ubutumwa Iran nshya yohererezaga akarere n'isi yose. Ubutumwa ubwabwo bwari busobanutse neza. Inyubako yahoze ikorerwamo ambasade ya Israel i Tehran ihabwa Palestine Liberation Organisation, maze ahahoze hamanitse ibimenyetso by'umubano na Israel hatangira gufatwa nk'ahantu hahagarara ikibazo cya Palestine. Aha byaragaragaraga ko shapitire y'amateka irangiye hatangiye indi. Gushyigikira Palestina byari bihindutse kimwe mu biranga Iran nshya. Kuri Khomeini n'ubutegetsi bwe, ibi ntibyari gusa ikibazo cya diplomasi, byari ikibazo cya ideoloji na legitimacy, aho abaturage batari bishimiye imibereho n'imiyoborere byariho, kandi n'uburyo Iran yashakaga kwiyerekana nyuma ya revolisiyo. Kurwanya Israel byafashwe nk'igice cyo kurwanya imbaraga z'uburengerazuba bw'isi, cyane cyane Amerika, no kwerekana ko Iran itakiri igihugu cyemerwa kuyoborwa n'inyungu z'amahanga. Ibi nibyo byatumye ikibazo cya Palestina kiba kimwe mu bimenyetso bikomeye bya politiki y'ububanyi n'amahanga ya Repubulika ya Kisilamu ya Iran. Niyo mpamvu kuva icyo gihe, Israel itari ikiri ikibazo cyo hanze gusa mu mvugo ya Iran. Yari yarahindutse igice cy'inkuru Iran yivugamo ubwayo, ko yari igihugu cyarwanyije Shah, cyigobotoye Amerika, kandi kirahirira kuzafasha abo cyitaga abakandamizwa bo mu karere. Mu mvugo ya revolisiyo, Palestina yabaye ikimenyetso cy'umurongo mushya na Israel ibishusho y'umwanzi mushya. Ariko nyuma y'ayo magambo yose, hari ikindi cyari kirimo gutegurwa bucece. Iran ntiyari igiye kugarukira ku guca umubano na Israel no gushyigikira Palestina mu magambo gusa. Byari bigiye kuvamo intambara. Ubutegetsi bushya bwa Iran bwatangiye gushaka uburyo bwo guhangana n'abanzi babwo butiriwe bubikora imbonankubone. Kuri Iran nshya, urugamba rwari rugiye guhinduka rurerure, rukarwanwa rwihishwa, kandi rwubakiye ku bafatanyabikorwa bo hanze y'igihugu.
nguko uko Libani yinjiye muri iyi nkuru. Mu mwaka w'1982 Isiraheli yagabye igitero muri Libani. Kuri Irani iyo ntambara ntiyari ikibazo cya Libani gusa, yabonwaga nk'amahirwe yo kwimura urugamba kure y'umupaka wa Irani ikarushyira hafi ya Isiraheli. Muri uwo mwanya nibwo Iran hatangiye gushyira imbaraga nyinshi mu gufasha no gutoza imitwe y'abashiya bo muri Libani. Mu kibaya cya Baalbek abarwanyi ba RGS igisirikare cya Irani barahasesekara, batangira gutoza, gutanga inkunga no gufasha kubaka umutwe mushya ugiye ku umwe mu bafatanyabikorwa bakomeye ba Irani mu karere, Hezbollah. Uyu mutwe wavutse mu bihe by'intambara yo muri Libani, ufite inshingano yo kurwanya Isiraheli ariko unafitanye isano ya hafi na Irani kuva mu ntangiriro zabo. Ibi nibyo byahinduye urugamba burundu. Kuva icyo gihe Irani yari igikeneye kohereza ingabo zayo ku mugaragaro kugira ngo igire ijambo rikomeye ku mutekano wa Isiraheli. Yashoboraga kubikora binyuze ku bafatanyabikorwa bayo. Yashoboraga gutera igitutu kuri Isiraheli kandi ikabikorera hafi y'umupaka wayo. Icyahoze ari urwango rwa politike rwari rutangiye guhinduka intambara ya nyayo. Kuri Isiraheli ibi byari ikibazo gishya kandi gikomeye kurushaho. Ntiyari igihanganye gusa n'amagambo ya Irani, yari itangiye guhura n'umwanzi ushobora kwigira atabanje kwambara iniforume, umwanzi ushobora kurasa cyangwa gutera ubwoba Isiraheli, ariko inyuma ye hakaba hari ishene ndende igera i Tehran. Libani yahindutse laboratwari y'icyo benshi nyuma bise Axis of Resistance, urufatanye rw'imbaraga Irani yari gukoresha kugira ngo ibe hafi y'abanzi bayo, kabone niyo yaba iri kure yabo ku ikarita. Mu yandi magambo, intambara hagati ya Irani na Isiraheli yari itangiye kuva mu magambo ikajya mu buryo bufatika. Si intambara yeruye hagati y'ingabo z'ibihugu bibiri, ahubwo yari intambara y'abafatanyabikorwa, intambara y'imitwe, intambara yo kwimura umurongo w'urugamba ikawushyiraho umwanzi atari yiteze. Hezbollah ikaba imwe mu ntwaro zikomeye Irani yari ifite. Mu myaka yakurikiyeho Irani yagarukiye kuri Libani gusa, yaragutse mu karere kose. Muri Iraq yubatseyo imbaraga zikomeye binyuze mu mitwe yitwaje intwari yegamiyeho. Muri Siriya yakomeje gufasha Bashar al-Assad, igihugu cye kigahinduka inzira ihuza Tehran na Libani. Muri Gaza yakomeje gushyigikira Hamas na Islamic Jihad. No muri Yemen Tehran yaje kwagira ijambo rikomeye binyuze ku mutwe w'Abahudi. Buhoro buhoro ya Axis of Resistance yarakuze irakomera cyane. Kuri Isiraheli ibi byasaga no kugotwa bucece. Umwanzi ntiyari akiri kure muri Irani gusa, yari atangiye kugaragara ku mupaka wa Libani binyuze kuri Hezbollah, muri Siriya binyuze ku ngabo n'imitwe ishyigikiwe na Tehran, muri Gaza binyuze ku mitwe y'Abapalestina, no ku nzira z'ubucuruzi bwo mu nyanja binyuze ku Bahuti bo muri Yemen. Kuri Tel Aviv ibi byari bivuze ko Irani itakiri kubaka imbaraga gusa, yari irimo kwimurira urugamba hafi ya Isiraheli. Muri Libani ibintu byarushijeho gukomera. Uko Hezbollah yakomezaga gukura no kwiyegereza Irani, niko Isiraheli yayifataga nk'ukuboko kwa Tehran ku mupaka wayo. Mu mwaka wa 2024, nyuma y'amezi menshi yo guhangana, Isiraheli yakajije ibitero by'indege. Hari igihe Isiraheli yakoze ibitero 1600 ku munsi umwe. Mu kwezi kwakurikiyeho Isiraheli yishe umuyobozi wa Hezbollah, Hassan Nasrallah, hanyuma inagaba ibitero ku Bahuti bo muri Yemen. Kuri Isiraheli ikibazo gikomeye kurushaho ntabwo cyari Hezbollah gusa. Hari ikindi kintu cyayiteraga ubwoba bukabije, gahunda ya nucleaire ya Irani. Kuri Isiraheli kuba Irani ishobora kugera ku bushobozi bwa nucleaire si ikibazo cya politike gusa, ni ikibazo cy'ubuzima n'urupfu. Niyo mpamvu intambara yinjiye mu kindi cyiciro, udutero shuma cyangwa se sabotage, ibitero byo kuri interinete n'ubwicanyi bw'ibanga. Natanz, imwe muri site zikomeye zikekwa ko ari iza nucleaire za Irani, yagiye batageta ibitero bitandukanye. Mu mwaka wa 2021 Irani yahise ishinja Isiraheli gusenya ibikorwa byayo Natanz nyuma y'uko habayeho ibura ry'umuriro rikomeye. Mu myaka yakurikiyeho abahanga ba nucleaire muri Irani bagiye bicwa buhoro buhoro mu buryo bw'amayobera. Muri 2020 Mohsen Fakhrizadeh, umwe mu bantu bafatwaga nk'ingenzi cyane muri iyo gahunda ya nucleaire, yarishwe, maze Mossad ya Isiraheli irashinjwa. Nta ruhande rwatangazaga intambara ku mugaragaro, ariko buri ruhande rwari ruzi ko intambara iri kuba. Isiraheli yakomeje gushyira ibintu ku rundi rwego, maze umunsi umwe isohora Stuxnet, virusi ya kompiyuta yagaragaje ko Irani ifite ububasha bwo kwinjira mu mabanga ya Irani abitse muri mudasobwa n'ibikorwa remezo biri kuri interinete bya Irani, hakekwa ko harimo nuclear facility, ni ukuvuga aho Irani ishobora kubikorera ibya nucleaire. Irani yahise yubaka software z'ubwirinzi kubera ubwoba bw'igitero nk'icyo cyo kuri interinete.
Mu yandi magambo, intambara hagati ya Iran na Isiraheli ntiyari ikiri amasasu gusa, yari imaze no kugera mu ikoranabuhanga. Intambara nk'iyi ntiyagombaga kuguma mu ibanga ubuziraherezo. Mu mwaka wa 2024 ibintu byahinduye isura. Ku ya mbere Mata, igitero cyakekwagwamo Isiraheli cyibasiye inyubako ya konsili Iran i Damascus, cyica abasirikare bakuru n'abajyanama ba Iran. Tehran yahise ibifata nko kurenga umurongo utukura. Nyuma y'iminsi mike, Iran isubiza ku buryo butari bwarigeze bubaho mbere, irasa kuri Isiraheli drone na misile mu buryo butaziguye. Aho icyari shadow war cyangwa intambara y'ibanga, Iran yagishyize ku mugaragaro. Si Isiraheli yonyine yari ifite impamvu zo gushaka gutura Iran hasi. I Washington, Iran yari imaze igihe kirekire ibonwa nk'ikibazo kirenze uburasirazuba bwo hagati. Wibuke ko kandi ibibazo bya Amerika na Iran byari byaratangiye kera cyane. Mu mwaka w'1953, ikibazo cya peteroli cyari ku mutima ya kudeta yakuyeho Mohammad Mossad ku butegetsi nyuma yo kugerageza gushyira umutungo wa Iran wa peteroli mu maboko y'igihugu. Ariko uko imyaka yagiye ishira, inyungu za Washington kuri Iran zarushijeho kuba nini. Yari ikibazo cy'ingufu z'isi mu bya peteroli na gaze, ikibazo cya Strait of Hormuz, inzira peteroli yanyuragamo, n'ikindi kibazo cyo gukumira kuba yahinduka igihugu gifite intwaro za nucleaire. Hafi 20% by'ubucuruzi bw'isi bwa peteroli na gaze bisanzwe binyura muri Strait of Hormuz igenzurwa na Iran. Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Isiraheli, yamaze imyaka myinshi yumvisha Washington ko ikibazo cya Iran kidakwiye kurangizwa no gutegereza cyangwa se amasezerano yoroheje. Muri 2018, Netanyahu yokeje igitutu kuri Amerika ngo ive mu masezerano ya 2015, aho Iran yari yaragiranye n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ibyemera kudatunga intwaro za nucleaire, nabyo bikayikuriraho ibihano by'ubukungu. Byagiye kugera muri 2023, Netanyahu yarakajije umurego mu guhatiriza Amerika ngo itere ibikorwa bya nucleaire bya Iran, bakabisenya burundu, nubwo ntawemezaga neza ko Iran nabifite koko. Isiraheli ntiyashakaga gusa ko Amerika iyumva, yashakaga ko Amerika ibona ko Iran ari ikibazo gikomeye ku rwego Isiraheli bibonamo. Umunsi ukomeye kandi uteye ubwoba warashyize uragira, maze ku wa 28 Gashyantare 2026, Isiraheli itangaza ko yagabye igitero cy'ubwirinzi cyangwa se cyo gutanguranwa kuri Iran. Iki gikorwa yari gifatanyije na Amerika kandi cyari cyarateguwe amezi menshi imbere yaho. Kuva icyo gihe, ingaruka z'intambara ntizagumye muri Iran na Isiraheli gusa. Strait of Hormuz, ya nzira ya peteroli, yahise iba mu hantu hateye ubwoba kurusha ahandi hose ku isi. Iran yahise ishyira mine nyinshi muri uwo murongo w'inyanja, ubucuruzi bwa peteroli na gaze burahagarara, ndetse amato y'ubucuruzi atangira kuraswaho. Nibwo byarushijeho kugaragarira Amerika ko iyi ntambara itari y'umufatanyabikorwa wayo gusa, Isiraheli, ahubwo yari irimo ikora no ku nyungu zayo bwite z'ubukungu n'umutekano. Igiteye ubwoba kurushaho kuri Iran, iyi yari intangiriro gusa. Ku wa 10 Werurwe muri 2026, abasenateri ba Amerika bagaragaje impungenge kuri urugamba rushobora gukura Washington kurushaho, ndetse bavuga ko bashobora kohereza ingabo zirwanira ku butaka muri Iran. Ibyo bivuze ko intambara yatangire mu byumba bifunze hagati ya Tehran na Tel Aviv ishobora kutarangira mu bitero byo mu kirere gusa, ishobora no kwinjira mu kindi gice kibi kurushaho. Uyu munsi, intambara Iran na Isiraheli ntikiri inkuru y'urwango rwo mu bwihisho gusa, yahindutse intambara yeruye. Iran iri kurasa Isiraheli, ikanagaba ibitero ku nyungu za Amerika n'abafatanyabikorwa bayo bo mu karere, mu gihe Isiraheli na Amerika nabyo bikomeje gusubiza ibitero bikomeye kuri Iran. Kandi ikintu cyahinduye byinshi ni uko ubwirinzi bwa Isiraheli butakiri yangabo y'icyizere nk'uko benshi bakekaga kera. Si ukuvuga ko Iron Dome yahagaze burundu, ahubwo ni uko misile za Iran zimaze no guca mu bwirinzi bwa Isiraheli zikagera ku butaka bwayo, ibintu byerekanye ko niyo defense system ikomeye kurushaho yakomeje kugorwa n'ibitero byinshi kandi bikorewe rimwe. Kwica Ayatollah Ali Khamenei, umuyobozi w'ikirenga wa Iran, n'ibyahagaritse uru rugamba, ahubwo nyuma y'urupfu rwe ibintu bikomeje kuzamba. Mu yandi magambo, ibyatangiye mu byumba bifunze hagati ya Tehran na Tel Aviv ubu biri kwandikwa n'ibisasu, umuriro, n'ubwoba bw'uko igice kibi kurushaho gishobora kuba kitaragera. Intambara yatangiye ku mugaragaro, ariko iherezo ryayo riracyari mu gicucucucu kandi riteye ubwoba kurusha uko benshi babitekereza.